wakerewe bose hari utubazo n'amanje gukemura hariya cyo ariko n'utwanye n'indishyi mu nzira mbese ariko ntabwo ari cyane nawe ari komeza akazi uyu munsi ntabwo yararamo mugabo witonze no kujyana ku murenge wabakazi wese ujyana ku rugenda kure ahubwo ni wenda ajya akazi kure utabona hanyuma nebera na ruaruka wese cyafite ngo ndamenye mutwe amuri kujya kaza kujya kwasura abese ati nibeshyire ngaho ngaho ubundi byinshi bitakujyana kumwe nzajyane yo gose ahantu mba nakuzanye ariko nakara ahantu hisanzuye urabona turi heza neza cyane niyo mpamvu uyu munsi ntabwo uraramo ndabuze teri mugabo we mugabani ndapfa uramenye nabuza bosi ntabwo ari iki mwaho mwajya murisha urisambu kandi niba mwagiye Polisi zana abantu hano ubona iriya misozi iriya yose nzayikwiye ariko sheri nawe urakabye iriya misozi yose ni iyawe iriya yose nzayiguha rwose ubu ntigira ikibazo ntabwo ubona ukuntu ari heza umwana ni sawa cyane cyane ngenda nakuzanye ahantu hasobanutse cyane ishyamba
wagira ngo urahabona ariko buriya ntugire ngo ni Rwanda mu ishyamba nyine buriya kanya ndatumiza n'icyo kunywa gusa icyo kunywa se kiraturuka hehe hano buriya n'ubona ari agashyamba ahangaha harimo amazu tuvune amahoteli byose birimo ahangaha mu kanya turabona icyo kunywa n'icyo kurya byose urabibona ubundi bwose buriya rwose mbabarira rwose njyewe rero ndi umushumba rwose njyewe mbabarira rwose niragira inka za bose nanjye ndi kubona ariwe gushana umuntu tujye kureba sumuntu n'umuntu we n'umurambo ufite n'umurambo n'umurambo rwose ubu se yishwe n'iki ariko nze duhamagare polisi ahari reka duhamagaye polisi ariko ubu se n'ibiki byamujombaguye kuri iyi mbizi nanjye ubwo ngubwo reka duhamagare polisi ndebe ko hari icyo badufasha reka ndaze bahamagaye igihe kibazo n'iki hari icyo badufasha rwose tubabarire rwose ntabwo tuzongera kuva kwa hano hantu tubabarire rwose tugenda tubabarire tugenda watubabarire tugenda tubabarire tugenda none tukumva ujyanye azi bwana bari ukamugana we ubuzeho ujyanye wewe Niko muri gutera induru ku murenge mfitiye ikibazo umva njyewe ikibazo mfite uyu mugabo ntabwo ajya ahaha nahaha uhaha hehe ahubwo njyewe uramenye kuraza itonde umugabo nawe bajyanye n'ubusazi ahaha hehe kwa mugabo ufite ubwonko butekereza muri iki gihe hari umuntu ugikubita umugore noneho cyongeyeho ukaza kumukubitira imbere y'ubuyobozi nta soni ubu ugira ubwenge wowe bwana abayobozi umurebye nyine mwambabarira nyine ikibazo cyacu gikemurwa mu mahoro nta kintu baza mufitiye ikibazo ubundi ikibazo rero ni njyewe nizira ku kabari ninywera icupa najya mu rugo umugore akanza kuza mu ngiye ngo nasi kandi amafaranga yanjye se sha banagiye gutimbira tuwarete z'abaturage kugira ngo mbone amafaranga yo kunywera wa mugore ufite ikibazo njyewe rwose ikibazo mfite ni uko atamanyira akabunyiriza akanabundaza ahubwo akaza yasinze akanahubita ibyo bibazo mufite byonyine ni ibyo ngibyo nta kindi n'ibyo ariko icyo bivuze ngo ngiye ngo ndamutera ntabwo nkubita aho ngaho yaba babeshye rwose arambona urashaka no kumukubitira hano nkajya no kwa muganga ibibazo mufite byonyine n'ibyo rwose uriya mugabo wowe witwa nde witwa Jackson irindi ntabwo ndabati yose nise kuko ntwe nabatizwa
Madamu wowe witwa nde? Nanjye banyita Parada. Parada. Irindi? Nanjye nta nari n'abatize. Ajya mukomoka hehe? Nyine nk'ibisanzwe igihugu ni farizo, umudugudu n'umurenge n'akagari n'umutima kumetiza. Umudugudu wanyu ninde? Amwita Kayibanda. Kayibanda. Bivuze rero ngiye kubohereza kuri mudugudu wanyu nawe akemura ikibazo cyanyu. Iki kibazo ntabwo gikaze kugira icyaza kigakemurwa no ku murenge. Kamagara ko ndabona ngiye nawe mbabona umugabo ngiye kugenda cyanaho njyanye mbabona. Reka njye gutanga ikirego ku murenge, ndabona aribyo bisigaye. Ugiye kureza aderesi umudugudu yanyu nuko ikibazo cyanyu cyakemurwa mu mudugudu. Nta kibazo. Mutahe rero ntabwo cyari ikibazo cyangwa ntabwo gikaze cyane. Sawa. Kandi mwese mugire muragwana.